Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje cyane kandi mugumye mugubwe neza ubasuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase. Muri uyu mwanya turi kuri umurongo wa Irera TV1 tuhabonera byinshi cyane bitandukanye bidufasha muri ubu buzima turimo kuri mubumbe w'isi nk'ubwoko bw'Imana kugira ngo tubashe kunoza icy'Imana idushakaho. Ikiganiro cy'uyu munsi turareba nyirizina ikosa tudashobora gukora nk'ubwoko bw'Imana mu buzima bwacu turi muri iyi si. Rero icyo tutagomba gukora nyirizina ni uko nk'ubwoko bw'Imana nk'ubwoko bw'Imana ntidushobora kwita umuntu mukuru cyangwa ntidushobora kwiyita bakuru mu buryo bw'imyemerere hejuru yo kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko nk'ubwoko bw'Imana nta muntu dushobora gusimbuza Imana mu kubaho kwacu. Nta muntu dushobora gusimbuza Imana ngo tube twavuga ngo niwe mukuru cyangwa niwe uri hejuru y'abandi mu buryo bw'imyemerere. Rero ubwoko bw'Imana ndabashimiye ikiganiro ku buryo burambuye kugira ngo dusobanukirwe buryo ki nta muntu dushobora gusimbuza Imana cyangwa ngo tumwite data cyangwa tumwite dadi mu buryo bw'imyemerere. Ku buryo burambuye ikiganiro urakibona n'ubundi kuri umurongo wa Irera TV1 kuri YouTube. Yego ndabashimiye cyane, mugumye mugubwe neza, murakoze cyane.